Rankinze habanze FDLR hagakurikiraho Wazalendo hakahita hakurikiraho Uburundi FARDC gasoza ikabaherekeza bose uko ubwo ngubwo nkoze ranking yanjye habanza FDLR mu kugira imbaraga nyine mu kugira hagakurikiraho Wazalendo yego hakahita hajyaho ingabo z'u Burundi FARDC gashorera Mercenaires bashyize he ubwo Mercenaires ubwo byaje byose rafite ahantu uri bubashyire Mercenaires bose bamwe abazaro nta mbese ni ariho nta kibugo baze kudufasha abarundi baradutuka ariko mudutuke nta kibazo tuzibya narabimenyereye mwese muri imberenge Twongeye kubaha ikaze mu biganiro bya Bwiza TV by'umwihariko mu kiganiro cyo ku mugoroba ni ikiganiro kigaruka ku makuru abagezweho twibanda ku mirongo y'urugamba imbere yanjye ndabanzamo ikaze Meki Kayiranga wiriwe neza Iva meze neza yego nanjye ndaho meze neza ndashima Imana umuntu akurebye mu maso ashobora kubona ko unaniwe minanire horaho twarashize abari umunaniro w'igihe kinini ariko ndi kugereza kuruka muri no minsi yego so icyambere cyo turi amahoro umunsi wa kabiri w'icyumweru uyu munsi ni tariki 23 kwezi kwa 9 mwaka 2025 yego iyi ni Bwiza TV twe turi amahoro ngende Meki Kayiranga abakunzi ba Bwiza TV ndabakiriye abari hirya no hino mu bice bitandukanye bari mu Rwanda abari Tanzania abari Uganda abari Kenya abari mu Burundi abari muri Congo abari muri Uganda ndetse n'abari muri South Africa Malawi Zambia Mozambique Central Africa Sudan n'abakiriye twakire kandi abakunzi ba Bwiza TV bari mu Bufaransa mu Bubiligi mu Budage mu Bwongereza bari mu bihugu nk'Ububiligi mwese mu Denmark ndetse na Sweden turabakire cyane tubaha ikaze mu kiganiro bari muri Amerika bari muri Canada abantu bari Japan bari mu bice bitandukanye bose tubabwira ngo turabakunda cyane Santima yego tubahaye ikaze rero mu kiganiro cy'isesengura makuru by'umwihariko ayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari turaza kuba turebera hamwe amakuru yibanda kuyo muri Kongo tuba tuvuga Kongo Kinshasa hanyuma kandi turajya no mu gihugu cy'u Burundi turaza kwerekeza no mu yavugwa i New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Felix Antoine Tshisekedi ni Faci akaba ari president w'igihugu cya Kongo yarari mu nama n'ubundi inteko rusange y'umuryango w'abibumbye turabikomozaho hanyuma kandi mu gihugu cya Kongo turavuga kuri Uvira yagarutse turababwira ku makuru ari kuhavugwa FARDC bongeye gukora amabara ndaza kuyita amabara kuko irahunga igira ntuza yego igira za Karemi kuko ntiyishoboreye yego embe turange bari hejuru yego turabikomoza mu gihugu cy'u Burundi turaza kugaruka kuri Rabine nawe inkuru ye yagarutse dufite amakuru turaza kuba dukomozaho twihuta cyane kugira ngo kubera amakuru dufite ari menshi kandi tuze kuba tuyabagezaho reka nsabe bwana Meki Kayiranga no gushyiraho agakiragishwa ka General Kapend yego nakomeraho ayobora ntuza ya Katanga yego ubwo ayobora regiment cyangwa se region ya Katanga y'umusirikare mu ntara ya Katanga FARDC ni mwe mu bantu bashinjwe kurasa Kabila Desire amwica ngo yari umurinzi we Edi Kapend Brigadier General yes yahoze avuga ngo eve turangiza afata ibindi bice byose ariko ntizigera ifata intara ya Katanga ntizayishobora aha rero uhita wibaza uti se ko nzi ko nta hantu hamwe Kongo izigera igira base militaire cyangwa se ihuriro ry'ingabo nyinshi nk'umujyi wa Goma cyangwa umujyi wa Bukavu nta naho even na Kinshasa bazakore Wazalendo bazakura he
abarundi bazakora emereseneri na sadeke. So uyu General Kapende arimo avuga ati ntabwo ibi turizafata Katanga. Aho nkibaza afite iki kuko impamvu nakubwiye ko bitashoboka ibyo avuga ari ibintu biri izi cyane. Eve turageze Kisangani ahandi zakubita nko kunywa amazi kubera ko ahangaha mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru Kisekedi yakoze umutwe wo kurwanisha abantu baziranye. Rwandaphone na Swahiliphone barwanaga nk'abavandimwe barwanaga. Kurwanisha abavandimwe rero ni intambara ibikaze byataye. Yego habagamo no koroshya ahubwo inkana barari kaze kubera ko bo baraziranye babumbana mu mitsi. Ntabwo abazerwa bashobora abantu ba Rwandaphone. Ntabwo FARDC ishobora guhagarara imbere byonyine. FARDC uzayirebe mayimayi uzi ko nyinshi ziba mu bice by'aba Rwandaphone. Mayimayi uzare niho bava kwanza niho baza mayimayi, ariko FARDC yagerageje gusenya imitwe byarananiranye. FARDC kenshi bashatse FDLR yarabananiye. So none ese ubwo ngubwo Everton izayivuye muri bene wabo igiye guhonda no babandi ishobora ikubitira ku gafuka idashyiramo imbabazi. Bariya hoya si n'imbabazi barayibona bakiruka. Barase kisaso rivuga rikirukanka nanjye nabashorera ndi Sibiliyani muzayirwa abonye urashumwe gakomereka arirukanka cyangwa umwapfuye atangira aragiye bakarira bose. Bano basirikare barira rero. Ari bombe bebe tugeze gutera mu bice bya Mubambiro iri hafi gufata goma haburaga nk'iminsi icyo cyane rwose nk'itanu cyangwa hagati y'itanu n'itatu. Yiteyemo hapfamo n'umukoloneli wabapfamo n'abasirikare benshi cyane. Icyo gihe bose basirikare bafashe imbunda bakarira komanda yetu mukunzi nanga ibyo bari barimo barira tu. So rero bikwereka hano ku mu Rwandaphone bararasa bashobora kuraswa bagakomeza bakagenda. So umuntu wabashe kumainteninga rero ikintu cy'aba Rwandaphone abaswahiliphone kumenya kubita ba Rwandaphone. Ventura yarabakubise ba mayimayi bose kubita ba FDLR hazaho nabo muri Katanga hazaho za Urumbashi bose barumba baraza bose aho baciko baraje bitwa General Marcel aba General Constandima ba General Ivan ba General Penzi haje ba General ariko irakubira mu gafuka no barakirukanga. Yego ubwo rero kuva Kapende bango Ventura ngo bazayikubita bashoboza iki se Ventura ibagirira impuhwe. Hanyuma ariya jambo rihatse iki iryo yavuze Kapende? Yego ni ugutera ubwoba no kwiyemeza bya bindi babigita ngo demagogical ideology. Burasa no gutera ubwoba babyita ako sinagari demagogical ideology. Nuvuga ngo ni ibintu abanyepolitike cyangwa abayobozi akunze kuvuga bati ngiye mfite imbaraga nzabakorera ibi nzabagira ibi nko kuvuga ati mwebwe mugume hamwe mwe munyemere tu nzakora ibi. Yego ni demagogical ideology. Biba ibyo so mu gitabo cyitwa Animal Farm. Uzumva ibyo Napoleon yakoreye za ngurube yarazibeshya ko barwanira demokarasi Rwanda bafite ibyo barwanira. Zari ingurube nyangurube ze cyane ari ingurube ariko urebye neza iki gitabo kigaragaza politike yo muri Afurika. Usabye rero igitabo neza ni Afurika kuko niba bakoresheje izo style za demagogical ideology aha kubwira ngo muri mu ntora nzabazanira amazi timuracya muyabonye. Ariko na Trump yarayikoresheje iyo demagogical ideology kuko Trump yabwiye abanyamerika ko n'isi yose ko naramuka to agomba guhaka intambara ya Ukraine masaha 72. Yego masaha 72 hashize amezi angahe ari mu president. Trump ikindi yanabikoze yavuga ko intambara mu Kongo agiye kwihagarika hashize igihe kingana iki. Izo ni izo abanyapolitike na Kapende rero nawe ati Emvetaniza kandi iranigagura abaciko barirukanka bande bose barirukanse nta numwe washoboye Mbetura Sadek abajenerali baye batashye maramasa aba ba Tanzania batashye maramasa. Tanzania rero ngo tutapiga kunguru tumwe ngo tukimumariza ngo batatuonyesha adui mwingine. Kunguru yarabakubise yabakubita bamanutse hano Abatanzania bagendaga nijoro bitwikiraga ijoro bahunze. Aba South Africa n'abandi nabo bamanukaga guriya ku manywa tubareba. Yego none ngo wowe Kapende umaze imyaka 20 muri gereza uzagarika Ventura birashoboka ariko ntibishoboka. Bura ntibaba mutumye oya nawe akeneye kwigaragaza imbere y'abaturage kujya imbere y'abaturage biraryoha.
barashukana tubiti barashukana iyo bavuga ngo turakwemera nawe uti abaturage uzi ubwenge umuturage agusinyije wituguta n'igihe avuga ati sha ngira ibyo nzakwereka akoresha imbaraga ze. So ari ijambo rimwe riba muri Bibiliya igira ntuza njya nkunda kwitanga reference ariko no muri Quran nzi ko bishobora kuba birimo, ariko aho ngo n'intuza ni verse imwe biba muri ntuza mu gitabo cya kera ibyo bita isezerano rya kera, aho umwami Herode rya kera ni muri rishyashya ni muri bwo hajemo Herode umwami Herode ngo abaturage yaravuga abaturage batisha noneho sijwi nk'iry'Imana, maze ngo nawe arariyungurura we ahita agwinyo urumva ahise agwinyo abaturage baramushutse bati sijwi nk'iry'Imana nawe ati ndi Imana, atangira kuvuga akajwa akayungurura Imana ngo imukubita urushyi agwinyo. Ni history Bibiliya niko ivuga. Ariko cyo baba bashatse kuvuga wanga icyubahiro, abantu bashaka kuguha icyubahiro ariko iyo uzanyeho icyawo mbese wowe ugahita ufata ukiha icyubahiro abantu bashaka kukiguha rwose ntacyo bitwaye. Kwisingiza nibyo bibi kubera ko iyo wisingije gutangira no gukora amakosa ugatangira kugenda uvuga ati ni njyewe. Yego nabari rero nabo abavuga ati abaturage barashukana bavuga ati turagukunda generali uri komanda umukomanda uri Rambo, nawe ati ntibishoboka nkiri hano warangiza ukishora. Chiko yavuga ko aza ubwo ndiye kukujyana mu history. Chiko aza kwa axe ya Rwindi. Chiko yaje gomaje gukubita Mvetura muri Nyiragongo. Chiko Chitambwe. Chiko yaragerageje ibiranga amasisi yagi saki byaranze pe. Bamukura hano bamujyana Ikishasa. Nyuma bamukubita Rwindi, axe ya Rwindi icyo gihe Nyanza rero iriho. Ndabyibuka rwose kuko ndi bantu bavuga ko Nyanza rikuye gufatwa. Nyanza habaga military base ya FDL ngo yashyize military base na FARDC ya military base bavuga bati iyi ngiyi ni ifatwa ntabwo tuzongera kurwana. Niho uwitwa General Byiringiro Victor yabaga icyo gihe turujya kubakubita. Chiko yari yaje avuga ngo twebwe tugiye gufata kwanza barabanje barabahonda barabakubita. Chiko akaza avuga ngo bagiye gufata cyangwa bafate n'ahandi hose za Mweso nandi bahagaruke mu masaha 72 yabibye abasirikare. Yamwe turakubise umunsi umwe Chiko arahunga icyo yarahunga za Kanyabanga bakubise gutyo umunsi umwe Rwindi yarabakubise irabakubitira gende bakubita za itwa za Kainira za Maka za Mambasira za Mokero bakubita bose bagiye bihungura amatwi. Aganire n'umukoloneli umwe wari uhari arambwira ati yabwiye gusa ko hari umuriro ngo uteye ubwoba umeze nk'uwagoma, ariko hari Chiko yagiye agira gutya hanyuma za kugarura abasirikare baha imigati bashyira ku mutungo asuye ku rugamba. Nase Chiko Chitambwe byaramunaniye Kapende koko, kandi Chitambwe nako nibura we yari yaminiyaga nuko ameze ayo Kapende umaze imyaka 20 muri gereza aje ubungu urugamba. Chiko Chitambwe arugumbisha imyaka hafi 3 n'abandi nkabo Chiko yantekereza ko atakujya kwivuza gorokari bamuzanya ahita yumva ko byari byose ari ryo herezo. Oya fata abandi basirikare bitwa ba General Sikabwe Lieutenant General abo bose yarashinzwe operation muri Kivu y'Amajyaruguru. Ufate General Charigonza cyo koza ntago yigeze haza yagiye hirya mu bice bya ntuza bya turi. So icyo navuga ibingibi ni uburyo kugira ngo baturishe show twe tunabona n'amakuru yo kuvuga, ariko Mvetura ni imberenge nta brag igirira Honda ni imberenge rwose. Aho rero ni Katanga. Yego ni Katanga hamwe mu hantu ubundi kintu kikwereka Iva. Rega buriya FARDC nubwo ikubitwa ifite amakuru nayo iba yafite amakuru. Ni hamwe mu hantu ubona ko ready Mvetura iri kwerekera. Uzi ikintu ukuntu bimeze buriya impamvu bari kurira bose barira ngo Mvetura nizafata Gatanga nuko bazi ko izahagera. Nese Kabila nitagera Kabila azajyayo bazi ko izahagera. Biriya rero bari kuvuga nto gutera ibuye mu gihugu ati baturage mwamaze kumenya ko Kabila ari muri Goma, ati deja wasangwe dai nabo yatumye ko agiye kuza, ati ntabwo izafata. No gutera ubwoba abaturage kubabwira ko itazigera afata, ariko ibikwereka
amakuru aba ahari biriya bavuga bikwereka ko amakuru ahari ari uko Katanga nayo iri muri cible za M23. Yego ni muri target. Iri muri target. Ikindi bibuke ko ngira ngo nano zangu haye mukanya barakubwira ko Nzibira ni point strategique ipura mu byo bice byose. Yerekera Uvira, yerekera Fizi, yerekera Shabunda, yerekera Karemi, yerekera Warikare, yerekera Kisangani, Katanga. Ese tugiye kuri Nzibira ho gato hari ikintu tutagarutseho. Iyo urebye Nzibira nimo hagati. Kandi M23 isanzwe irwana igenda isigamo ibihanga. None uyu munsi iri kugenda ibikuramo. Ntabwo byaba bigaragaza ko ari strategy yindi bahinduye. Bapinze ibira ni strategy umuntu wese ubibona uzi by'urugamba. Zari strategy yo gufata ibice byinshi. Ni strategy yo gukuramo umwenga, nta kifite. Ni strategy yo gukuramo Fizi, gukuramo Uvira, no gukomeza Karemi. Nuvuga ngo ni nayo mpamvu nk'ubu bakubwira ko abantu benshi barabibona. Uko ntago M23 yo gufata Kisangani cyangwa ijya Karemi itanyuze Nzibira. So Nzibira niyo strategy, niyo point strategy igomba gufata ibyo bice. Ndase bibaza gute iri kuvugisha Kinshasa. Barimo baravuga bararira. No bari kuvuga. Nzibira niho haba Nzibira ikora kuri territoire zingaye. Ikora kuri Warungu, iba Warungu, Mwenga, ikakora kuri Shabunda. Urumva Nzibira irarenze. Nuvuga ngo ni inzira ijya mu ibyo bice byose. Ni inzira ijya Karemi, ni inzira ijya Uvira, ni inzira ijya Shabunda. Nuko ngo habrotse nta handi hantu umuntu yaje. Umuntu uva Bukavu ntaho yabajya hese. Nta wava Bukavu, nta wava Fizi, nta wava Uvira, nta agagezeho Plateau, nta wava Shabunda, nta wava Karemi ngo anyuremo ajya muri Bukavu. Nuko anse no gusekiriza na Bukavu. Kuri ruhande. Ni point strategy igomba kwigeza mu ibyo bice. Ureberega abakongomani barimo baravuga ko M23 fata Uvira. Buriya abantu akeshi nta nduru zivugira ubusa. Iyo tuvuga Uvira abantu ngo Uvira turayivuga cyane, abandi tuzayivuga. Nabandi baba babibona ko igiye gufatwa. Ahubwo buriya akeshi umuntu uri kurwana nka M23 cyangwa se FARDC bo ntago akenshi bashobora kukwereka igihe nyacyo cyo gufata Uvira. Ariko bakwereka ibimenyetso. Ikintu bakora hano uyu bibona ubona karibyo, ariko ukaba utazi umunsi n'isaha. Hanige twe tugira amakuru ukabona neza ko rwose Uvira yafashwe. Ariko wareba hirya ugasanga hari akandi kantu uzi kataragerayo, cyangwa se hari abasirikare bataragerayo. Wajya muri FARDC ugasanga FARDC yakaneza wenda drone yazanye n'ibyuma byo kujya gute byo kubroka wenda M23. Iyo byose M23 negatiga iki strategy kujya gute kugira ngo ibikureho. So urumva mu rugamba ni umukino burimo hariye. Kandi hari M23 ushafata Nzibira ntizarenga wenda mu kindi cyiciro kiri imbere. Ariko mu bigaragara cible zayo ziri muri ibyo bice. Nta nubwo Uvira na akantu gato. Uvira ngiye kugura M23 na akantu gatoya. Na akantu gatoya ariko kubera ko hari strategique bituma oya karakomeye kubera politiki. Kuko kuri iriya side hari Burundi kandi Burundi buri mu ntambara. Uramutse ubabanye urumva nuza menace yagabanuka. Burundi nabonye ejo abaturage barimo bagaragaza video z'ingabo z'Uburundi ngo zazamutse zijya Mwenga. Ngo zijyanye Musada. Ukibaza Musada Abarundi bajyanye. Ako Musada ufite akamaro. Uzi yuko iyo Abarundi bataba muri ibi bice byari kuba byoroshye kwirukankana FARDC. Ubwo ntibyafashwe. Ariko barafashije. Barafashije pe. Wazarendo. Tuye tubigaruka. Z'Uburundi ni Wazarendo rwose. Ahubwo zirutswa na Wazarendo. Reka nkwereka kuruza. Vuguti wisunga umugabo mbwa mugakubitarwa wenda. Yaraguze kubimbwa. Ariko nkwereka ikuntu bimeze, uko bimeze. Ingabo z'Uburundi ni Wazarendo. Ziri hasi ya Wazarendo kangubwire. Reba uzi ko ingabo z'Uburundi zahunze. Bukavu zagiye mbere zinambuka Uvira. Ariko Wazarendo igumamo hariya. Icyo cyo ndacyemera. Kuko umunsi bafata ba mbere, umunsi bafata ba mbere, aba kabiri twabumvishe bageze Bukavu. Bageze pfo. Oya bagifata Bukavu je narindi yo rega. Bagifata Bukavu. Na mbere yaho baza gufata. Ngo turifata. Rwanda ntabwo yitafata. Ntigeze igera muri Bukavu ngo Rwanda. Yego. Igifata Kavuma ku kanya. Abarundi bamva bazamutse urabona hari anagiye muri Kamanyura. Barundi barimo birenga imisozi
baguruka n'ibikamyo Ahora Wazalendo iradomina. Wazalendo iradomina pe. Ba Wazalendo wagira ngo ntibatinya. Barafashije cyane ugereranyije na FARDC tubarankinze. Bafata umwanya wa mbere. Okay, tubarankinze habanze FDLR. Hagakurikiraho Wazalendo. Hakahita hakurikiraho Uburundi. FARDC gasoza ikabaherekeza bose. Uko ubwo ngubwo nkoze ranking yanjye. Habanza FDLR. Mu kugira imbaraga nyine mu kugira hagakurikiraho Wazalendo. Yego. Hakahita hajyaho ingabo z'u Burundi. FARDC gashorera. Mercenaires bashyize he? Ubwo Mercenaires ubwo byayo byose rafite ahantu uri bubashyire. Mercenaires bose bamwe. Wazalendo nta mbese ni hariho nta kibuga abadukurikiye baze kudufasha. Baze kudufasha. Abarundi baradutuka ariko mudutuke nta kibazo. Tutibya narabimenyereye. Mwese muri imberenge. Ntacyo babimbwiye. So rero icyo nakubwira cyo. Ingabo z'urundi rwose uri kuvuga yewe umuntu uzivuga zikomeye iwazo mu gihugu ariko muri Kongo byaranze. Ingabo z'urundi zikomeye kirimo abajenerali bamwe bavuyemo abandi barishwe abandi barahunze. Abasirikare bari bakomeye Burundi barahunze abandi barivamo. Ariko ntabwo ari ikibazo cy'uko icyo barwanira ari ntacyo. Uriya umusirikare mutumye ku rugamba akarenga umupaka iyo ageze mu kindi gihugu atangira kwibaza atari kubundi nje gukora iki. Icyo barwanira kirahari. Umusirikare cyabazwa wowe baragukomanda ukarwana. Icyo barwanira kirahari ahubwo uvuga ngo uwo barwanya barusha imbaraga. N'icyo barwana cyo cyabasha imbaraga. Icyo barwanira kirahari kuko baje gutabara Kongo. Ariko gukora amafaranga basanga nanone hari undi ufite icyo arwanisha narwanira kirenze ibyo byose. Arabakubita rero barakubiswe rwose bashaka bajya. Umuntu umwe ari kurwanira amafaranga undi ari kurwanira ubuzima. Undi arwaniramo oya ubundi bo umve muri Wazalendo n'abarundi bari bose ikintu meze bari mu ntambara zamuko icyo ni cyambere kuko reka bakugishyira imbere rwose. Urumva ikindi bari gushaka amafaranga n'abajura biruga wiba abaturage barayica ibintu byose barashimuta byose barabikora. None uzahura n'umuntu urebe bimwe turahani ifashe muri Goma abaturage ameze neza bararyoshye utubari baranywa byeri baragira gute brochette barirenze inyama bameze neza bose babaje bavuga ati bana tumeze sawa. None ubu bogereranya naho n'abari muri bice bya Ruvunge bari mu bice bya za Buvira bari muri mu bice embe tutaragiramo. Yego. Fata muri Fizi urebe abaturage barahangayitse. So rero uko byanda kose bete barusha gatuza. Barusha na cause nziza. Ifite cause nziza irinda abaturage abandi bari mu ntambara z'amoko za fake gusa. Zafite nicyo zanabagezaho. Rega intambara y'ubwoko nta nishobora kugeza umuntu. Intambara y'inga bitekerezo. Ubwo gusa nguje kumaraho abantu gusa ngo bamareho ngo bice uri guhiga abantu nko higa inyamaswa. Ibyo bitwerekeze muri ubwabyo Shinwa. Ibyo bitwerekeze muri Uvira. FARDC bimeze gute? FARDC ngo yatangiye guhunga. Ibyo si ibintu bisanzwe. Biravuga ko ariko mu minsi yashize twigeze kubivugaho je na Kunishwa Boy mu kiga twakoranye tuvuga ko FARDC twumvaga amarwa ko umusirikare mavuga ko nta munition ngo bafite buretse numvaga kantu ko gafite yari marira. Ati ntacyo kurya ati niba korone yari kurya imishaba ariko imishaba mu ishyamba ati nge nzavuga iki. Urumva yari marira ati rwose ibintu byakazemo tanumve inawaza entité je murebe rwose isayi binakwambia tukuna kule ndio makemba ya kuchoma uretse ubu box ora ba minisho mikemike ubundi byatangiye oye baki 12 kwese tena biso nanu bazwaki yango amaduru nanu bazwaki yango ndenge bakota kitiri place na ba bando beta bakanga bangonde mateka 12 kwese tena biso bazwaki yango kana imara bako basirikira bamwe ba FARDC bafashwe matekwa barapubiswe abandi barapfuye abandi bafatwa mu nyine mu gikono ayena masekite ya duya ayena decision ya lobby akukota ti Kalemi ti Lubumbashi ati aduya afite umugambi wo gufata Kalemi ndetse na Lubumbashi boye na maboko boye ango na moni soki bakekuza baba batu mususu apeyi mususu ewo tozobunda na bango parce que soko moni batwana ndenge bazoya et puis bazo système ya kotambola na baba ba civil donc moni kotoyo ba civil mboka baza biete baza batu mabe
hano urebye kama n'abasivile so basivile bazo ya liboso basivile uvira mu bimba akunda soda bahunga kimwe n'abasivile ntuza ngo M23 ifite abasniper bari danger bazo ngo kaboye na maboko kakaboye basoda mboga na biso bazo sila kakaboye kaka mwaizate ati abushobozi dufite hata kuna fale ko zale kenge nta kintu na kimwe uvira deja hivi adui hivi uvira mu bimba adui ari mu birima bya Uvira ngo M23 iri mu misozi ya Uvira bote bashapalangana tena ati abantu bose bari rukanze nyine barasandaye adui anasema atafika tikisangani ati adui yavuze ko azashikira Kisangani anasema atafika ti Lubumbashi atazajyana Lubumbashi kuzale kenga makasi hakuna moya ati nta bushobozi nta buryo kidogo bade charger trois charger muntu kuna ya kusaidia hari nabo badafite amasasu piga mingi sana nyori yisha huko barasha amasasu mashira na adui uyu usanga nta minisi sisi kwanza banakamata manteka hivi tuliposeta moya kibelaka na tua ndio tukuna hapa moya nyori bakia kwa M23 arimo arabarura ko basigaranye nyine ibikoresho bike ibindi byasukwa imetero kwa kulia itatoka wapi ati ibyo kulia bizava hivi M23 ndio kuna bikula byote bibakia ati M23 minabyirira byose utatosha byo kulia wapi sasa hii mimi nakwambia tu kuna ndio makemba ya kuchoma ati turimo turaryimisha abayokeje tunaichoma ku moto naweka kunyi naweka makemba kama inaila unakula unakunywa mayo unalala atumwe amazi undi uryana soda utafanya ni gisirikare uzakora iki pamari pule kodo nikasha kisoda unafunga mu mukodo nyine ndio vile tunachoma ndio makemba ile tunakutana nayo mpori unachoma makemba y'ibitoki n'ibimishaba tunachoma makemba hata nzungu akupikia haina hapo utaria we na nani hakuna tuzaririra nde ninde muzarira ati na colonel arimo ararya makemba wowe uzarira we soda uta so urumva uredi icyo nshaka kukumisha niki kano ka audio n'ubwiringana ryanjye ari rike cyane hako ngerageza kumva muri iki ntabwo ni nkawe iva wewe wanze utanakumva gake njyewe ni rwo rurimi nshobora kuba ntabasha gutoramo na gake ndabyibuka turigoma b'abanyamakuru bati ngo barimo aravuga ibiri mutumva none se burarabyumvaga ntabwo rabyumva bari bakuzengereje bari banzengereje utangira ngo mbigizeyo so rero iringara barimo bavuga bako muri summary cyangwa se mu ncamake nuko bavuga ko ngo M23 amaze gufata icyo kurya cyose M23 ageze mu misozi ya Uvira M23 ifite imbunda zikomeye zirimo izaba sniper M23 yabafashe mukono M23 yafashe ibikoresho byabo byose uvuga ngo nta kintu na kimwe afite cyo gukora nta na kimwe ntago iki nta muntu afite wo kurira kubera ko ngo niba colonel ari kurya ibitoki by'imishaba genzarira nde so urumva ibi ngibi byo kwereka rero amakuru dufite nuko ngo FRDC muri Uvira harimo ubwoba sibyo Uvira irimo ubwoba bwinshi cyane nk'ibisanzwe ariko bwariyongereye kubera ko bose ngo bari kwibaza turakora iki imboni yanjye yambwira ko Uvira sekere ba FRDC batangiye guhungira Karemi ngo bari kwiba abaturage bari kwiba cyane abaturage sibyo ngo bari kugenda ngo kuko M23 igeze hafi ya Uvira niko FRDC vuga ugiye muri FRDC uteye icyumvirizo baravuga ko M23 iri hafi ya Uvira ntabwo ari nka kwa kuri twabonye ukavu yikuyemo Uvira bazayirwaniramo kuko hari imisozi imwe yazamwaye plateau abarundi bakirimo no muri ho plateau hari imisozi imwe barimo ariko niba ishobora kutazarwanirwa mu rubango Uvira uzabasha kumandura undi muri Imanu iramutse ikubisa abarundi n'aba FDLR bari muri ya misozi kamandura mu kibaya bazabatsizwe bose bazamugira Burundi bazamanuka biruka ibyo ari byo byose rero ntekereza ko amakuru nuko wenda ashobora kuba ataratugeraho ariko bashobora kuba ahubwo bari guhondwamo hara hejuru akaba ariyo mpamvu watangiye kugira ubwoba ko bigiye kurangira FRDC ikintu bakora we bari babangiza akakora imyenda akigendera akagenda nk'umusivili sibyo erega barabizi M23 irakubita bare tuzaburiye muri offensive icyo nizera cyo ntabwo bazarwanira muri Uvira centre cyo ntabwo kugira ubusaze bakayirwaniramo abo babiri babirwaniramo FARDC na coalition yayo bashaka kurwana bo ni barwana hariya buri wese azakiza M23 ntiyarwanira hano ndase FARDC zabiri muhunga ijye kurwana na wazenda iri guhunga cyangwa umuntu azaye kurwana na wazenda ishako ibaragose ni igerageza igerageze beke nane bagende kubitwa kubi wazende bayigerageza nago ujya yiruka ebe turi bashobora
hari ukuntu iyo gutya ikabajugunyamo twa dash one ubundi itajye kubashyiramo dash one bagira batya batinya dash one kube ntabwo wenda haba harimo abantu binjiriye bari gutekereza ko baba bagezemo tayari kera ndetse urumva ufashe igisirikare nk'icya M23 kiri professional cyabura kwinjiza infiltration muri abo bantu ahubwo nicyo kintu bari gutinya bahunga baranahungana nabo ujye uhugana n'umuntu ugira ngo buri kumwe wapi bakubwira ko nk'aba expert bahunga mu Rwanda bahunganye n'abasirikare ba RPA b'inkotanyi yego bajyana mu nkambi nyuma yaho se bavamo hakiraga aho bashakaga bo bashaka baramucyura se ntaba hari benshi hari nk'uwo twagane Seratieri bamukiye mu bice byabibwe Kapral Seratieri muje parindaga Habyarimana ari yabaye n'umushoferi we Seratieri yari umubuje pe umusaza Seratieri atuyano zaye kumusura tumuganirize wumve ariko kuri bwiza ikiganiro n'abantu bo muri RPA kuri bwiza ikiganiro kiriho baje ngo bafataga mikoro bati runaka urashakwa ari ariko ageze baramugira baramuzanye hari abasirikare benshi muri expert bagiye bazanwa hari n'umwe mu bari barahunganye radio wari uzi tekinike za Radio Rwanda nawe baramuzanye isanze Kigali muri Radio Rwanda yagarutse uyu mubaje atugarutse ute ntago yabyumva yabikubwira abenshi ni benshi nakubwira benshi ntago ariko babwiza ukuri ibyo nawe katore nka M23 harimo abantu benshi bigiye ku birenge byo kuhora urugamba gukora urugamba rwo u Rwanda bagoze urugamba rwize amayeri nkayo barayobewe na amayeri munyine muri gerira amayeri y'inyeshyamba icyo kintu nicyo kintu cyambe kiziranga kuguhiga urabona kuno babagoto zari buri munsi M23 ijya gufata birangira yabagose ku buryo bibaza bati bundi batugose gute nta na rimwe barahunga batahunga ko yabagose bavuga bati twari turimo hagati nk'abarundi bigeze kuvuga ugenda ati prime niwe wenyine atari itegeko ryo kugira ngo duhunge ibaza itegeko ryavuye Bujumbura muri Etat Major ati mpunge mudahongera murashirira aho ngaho M23 ize gute yabashyize hagati iri kubahonda ariko nk'ayo makuru nibo baba bayabonye cyangwa bano barababurira bande bayabona bano I mean Bujumbura barayabona baba bavugana rega none cyangwa ahubwo bavugana nako bata abantu banyu ko barimo hagati twabafashe tubakoresha icyo dushaka oya bavugana kuri abasirikare gutanga itego ngo bakorere upuri abasirikare bagoswe bahamagara komandoma uko komandoma ibiri Burundi hubavuga ko Bujumbura niho hari komandoma mu ntambara y'izisigaye bahamagara bakubyomba bakavuga ati bashaka bafite ibyombo bikora na satellite cyama telefone ari kumwe na satellite bati twafashwe tumeze nabi byarabaye muri Karemi nako muri Karehe M23 igota Masunzu n'abasirikare bari kumwe nabo mushyira hagati shaka gufata ku mukono Masunzu aramagara ati ndapfuye mu ntabare yahamagaye Kinshasa nabo ngo bakura indege muri base Kitona indege yavuye iriya iza kurasa M23 kuba indege je kubarasa urumva bahise bagira gute bivangamo urugamba bahise bivanga baricanza ati nubundi nta kundi byagenda yego so rero ku gisirikare nk'ayo tuzi buvira bayigezemo kera za Karemi barahageze ibi byose nk'uyo barundi ntizabasha baza n'umunsi umwe bazabajya kubona abantu bari ya defense yari hariya niyo M23 abone niki siko byageze muri Goma se abasirikare twahaye interview uzaje kuri bwiza bireba cyane nko muri bino bihe bicecetse dushobora kujya tukabona tombe cyane ahubwo bura ntitwatangira gutekereza kumanuka turagenda ahubwo so ikintu cya mbere nshaka kubwira nubango abasirikare bazi ubwenge n'umukomando uzi ubwenge urugamba azarwana nko mu mezi nk'atanu aba yararuteguye mbere intelligence zamuha amakuru none se niba umunyamakuru amenya ngo turamenya ngo deployment z'abarundi zazamutse izabaza rendo iziki ibyo bimenye uri umunyamakuru bibaza ko nk'M23 imenye ingana kandi yo ishora amafaranga yifite amafaranga menshi wowe ufata udufaranga duke ugaha imboneti nyamuneka fasha imboni ukagiye udufaranga gusa ayatayimo amatike tugende mu gihe bo noneho bafite noneho n'imboni ziba muri za defense ziba muri barracks shaka kwa muri defense z'abarundi shaka muri defense za FARDC sibyo yego ukavijya gufatwa nagiraga imboni igenda ikajya no muri Etat Major bagasangira icyayi ku buryo abagana afata telefone agakora kuri video call
ndi kureba ibikorerwa by'aho ngaho ndi umukozi w'Imana tereka mvuga ari umukozi w'Imana mtumishi wa Mungu oya se kandi ntabwo wajyaga bamubaza ati reka turebe umuntu uvuga ari umukozi w'Imana natwe twigishe wowe wamenya ko utari umukozi w'Imana se wowe tujuru turi abantu b'Imana. So icyo nshaka kubwira ni iki ngo kuri M23 ni ibintu byoroshye rero icyo twavuga FARDC biravuga ko iri guhunga ijya Karemi ngirimo irasahura mu nzira zose iri gucamo ngo iravuga ko yugarijwe n'ifatwa rya Uvira cyangwa se M23 ngo yamaze kugera muri Uvira ngo basirikare ba FARDC bari kuva Uvira berekeza Karemi kubera batinya gupfa bashaka gupfira muri Uvira kubw'impamvu za Kirombo ni biri mu Gifaransa ngiri yakoze Igifaransa nze kugisomana kari hataka nkibore ngisome nsobanura mu Kinyarwanda ngo ntabwo akine gupfira impamvu za Kirombo n'umuryango cyangwa se famille ziwe ngo bava mu Bubiligi akosha iyi ni aba bantu rwose ni hatari sibyo rero ngo bakubwira ko batangiye guhunga bigendera bagira gute bava hariya muri biriya bici ugonga ina haya ngo bari kwiba ngo no kugenda ngo M23 ngigeze hafi ya Uvira urumva uko bimeze ubwoba bwo ni bwose muri Uvira sibyo iyi nkuru igihe ntago kuri nge ni inkuru twabwira abakunzi bacu bakurikirana amakuru ko ibintu byacu biri continuité birakurikirana so rero igihari nubango icyo abantu bagomba kumenya nuko nyine Uvira situation yari niyo ngiyo nyuma yuko general yarozwe agapfa nyuma y'imirwano Wazalendo nyuma yuko M23 yabarebaga yibere mu misozi barimo bahondana wari ubwo akono ari igiye kumanuka ikaza muri uyu mujyi nyuma yuko byavuzwe yuko abarundi bagiye kunegosana mu mujyi wa Goma bakaba naniranwe bamaze kunaniranwa abarundi ngo batashye gutyo bishoboka ko rero icyari cyo gihe cyo kuba hari ibice bigiye kwatombe nyuma yuko kandi General Makenga mugabe goza AFC M23 avuze ko bazonye gukora inama Kindu Karemi Kisangane abantu bategereje kubona tombe big tombe uriya wowe iyo ubirebye mu busesenguzi bwawe ibyo bintu byaravuzwe kenshi rimwe na rimwe abantu bashaka kuba barambiwe Uvira usibye ko mu minsi ishize wenda nta makuru twakomozagaho cyangwa ubonaga ko icecetse wowe iyo ubirebye ubona byafata byibura nk'igihe kingana gute ntabwo ngiye kugira ngiye gushyiraho igihe byafata nangiye kuba komanda kandi na komanda w'urugamba ntabwo ashaka byose ko appreciate ukavuga uti nkurikije uko nge mbibona Uvira na mu gitondo yafatwa cyangwa nejo bundi yafatwa cyangwa ntiyanafatwa so nuvanga ikintu cyambere ugomba kumenya rega yuko ko abarundi ntibarasa amashaza ndetse n'abazana ntabwo barasa amashaza bose n'amasaso so rero ni imirwano nawo goma abantu twagiye impaka mbere rwose barimo mushuti wanjye Boswa Kim na Olivier Mukwaya abandi benshi bavugira ko Goma ngitazaberamo imirwano twamaze iminsi 3 turi kumva urusaku rw'amasaso intambara yatangiye ku cyumweru kugeza ku wa kabiri nibwo Goma yafashwe yatangiye ku itariki 26 irangira ku 28 26 mu rukera rushira na zirindwi oya 26 ubwo zari 26 zishyira 26 ku cyumweru hari 26 kuwa mbere 27 yego wa kabiri 28 rega ndabyibuka iba ku masina akabagirwa yafatiwe ko twayivuzeho cyane twarananiwe kugera naho umuntu kuko ijya gufata twarakoraga cyane kugeraho umuntu ahagarara kumva nta nubwo uri no kureba kubera umunaniro no kuvuga amajwi aragenda twamaze iminsi nk'ingayo nta numwe rya so rero urumva ntago babyibagirwa Goma nyine cyari ikintu twese nk'abantu babaga muri ino ntambara bavugaga batangaza amakuru ni buri muntu wese yarebaga Goma nkuko uyu munsi abantu bareba Uvira ni ifatwa nabyo bizaba ari ibindi abantu benshi bazanywa amashampanye ubu n'abari n'abatwanze bazadukunda bongere bavuga ati meke reka tukohereze rwose fanta reka tukohereze iki bazadukunda babandi batabyemera ko izafatwa
bazajya kwisha baze bigira abakunzi ba Bwiza bazigira abakunzi ngo ko n'ubundi Bwiza nayikunze kuva cyane narayisengeraga nzabibuka ndabaza amazina agiye mfata ama screenshot kugira ngo nzabibutse kuko iyo baza kudutuka bajya bumva ko tuba dukomereka ariko tubabwira ibihari singiye wabwiye FARDC ngihunge singiye wabwiye ngo ijye kwiba abaturage ive muri Uvira ngo bive twirabegereye. Ese baraba batekereza ko dushaka kwicara hano tuje kuvuga ibihuha? Ntago gusa wabivuga gute? Wabifata ukabiteranya wafata ibiruka ukaza ukabati FARDC bahunze wapi? Ntago wabiteranya. Ibihuha ni ibintu ikintu gusa abantu nzi bavuga ibihuha ariko cyangwa se abashobora guhitamo kubivuga ariko twegewe nta mvuga ibihuha nanavuze ikintu kitari cyo ndagaruka vuga nibeshye. Sibyo nigeze nanjye kuvuga ko Uvira yabaye tombe ubwo FARDC yivagamo igahunga ikajya i Burundi ariko ntabwo wari ubigambiriye nuko habayeho Uvira byo yabaye yasigaye empty kandi Uvira imaze kuba kenshi guverineri yagiye i Burundi abasirikare bayivamo polisi ivamo wazareno nabo babanje kumera gutya basa nk'abagiye inyuma babonye nta muyobozi bagaruka muri Uvira bazarendo. Icyo gihe nari navuze ko yabaye tombe ahubwo bakavuga nti c'est pas tombe. Yego mwitangazamakuru iyo wibeshyura ukabikosora. Rero Uvira rwose niyo mujyi wa mbere abantu benshi bakeneye. Umuntu uri mu mujyi wa Goma wese arakubwira ati Uvira. Umuntu uri hehe hafi ahangaha umuntu uri Bukavu wese abo Uvira abo twaje duhura bose ati Uvira bite. Uvira bite ariko mu bigaragara Uvira ni mujyi uzafata kugasiga amateka. Uvira ishobora no kuzahindura ibintu byinshi mu karere. Abantu bashaka kubona Uvira ni akantu gatoya ariko ibiri muri Uvira biri mu mutwe wa Uvira komeye. Uvira izarangizamo iri gusoreza aba FDL muri Kivu izabiri kubarangiza neza bazasigara imbe turi kubahiga aho zabari nta ruvugiro na ruki bazaba bagifite nta buyobozi bwo kubashyira nta bazariyeri bashobora kuza bafite. Uvira izasoza mayimayi yabuma ngo bafaka Mike ngo yakutumba ngo yaki ngo kamama aba bose filimi zizingira kuri Uvira. Ingabo z'u Burundi bazaga muhari yabaje gucukura amabuye n'abakoraga za infiltration baza kugira gute hazaba basigaye umwanya wo kujya gute kubaye kandi mu bigaragaro nako Vetura nicyo kintu ikurikizaho. Icyambere Vetura irimo irasekiriza imijyi yose yaba Bukavu yaba Goma wabonye ko umupaka wa Goma n'u Rwanda bawushyize ku masaha kugeza isaa 4 hari n'igihe bazashyira 24 kandi ndabizi pe ko bizaho mu gihe gitoya masaha 24 kuri 28 so bikwereka ko bamaze kwizera umutekano. Ibisigaye ni za infiltration nyine ziba ziri mu mujyi zindi tujya tuvuga kuva FDL amanutse kurasa abantu iriya nakazi ka Metro ko kubahiga ukubara umuzarendo ukiri mu mazu nakazi ka Metro nabo Bukavu nuko ariko gufata amasaha bakayazamura nuko bamaze kwizera. Bivuze ikire bivuze ko rero nahasigaye hose bizajya gute ibintu bizajya gute bizakunda. Yego iyo ni Uvira nkundira twerekeze kuri Faci. Felix Tshisekedi reka bariho tujyaho waruri New York hari amagambo yatangaje yongeye kwikoma mu Rwanda. Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga salo salamanje ibyumba harimo ya marble y'ibikoni na douche n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo za douche toilette n'ibikoni bya gisiribu gypsum zo gukora plafo marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Kandi ukavuga ko Rwanda ikibazo ko Rwanda atagituranye na rwe rega koko ntigituranye n'u Rwanda dore cyaturanye n'u Rwanda baturanye he baturanye Metro u Rwanda zarokora iki
yazabwiye FDLR se ice mu matwara y'abaturize mu Rwanda bizanyura heza azagusa siko yise izataguje ari mu mujyi wa Goma azagurutsa ryari so izitaragize bakiri hano hafi sugo zazara so icyo nshaka kuvuga hano Tshisekedi agomba kuvuga u Rwanda rwose u Rwanda ni igihugu kivugwa cyane kirimo kirakora ibikorwa bose batashoboye Kongo igihugu gifite zahabu gifite ibiki byose kitigeze cyari cyakinisha na rimwe Kongo byari byose ubwo ntabizi ntaryo Tshisekedi ni iki yakwirata ubu ngubu yazaniye abakongomani tuvuge muri entertainment byari byose ntabyo u Rwanda rwubatse amashuri rwubatse amavuriro rwubatse ibikorwa remezo imihanda amatara abaturage amazi abaturage bari gufata ubuzima bwiza za mituweli zirahari abaturage bari accessinga hari ibintu byinshi u Rwanda rwamaze gushyira kunuza u Rwanda rugezaho ruzana ibikorwa by'imyidagaduro amakonseri za Giant Africa ziraza Giant of Africa na ntuzana ya indi igeze kuza ya bandi bakora mu entertainment baraje bantuza zabibagiwe ni televiziyo ikomeye cyane Trace Africa Trace Africa haje abantu benshi cyane umukuru w'igihugu aragenda mu bihugu byinshi akagenda akazana abashoramari u Rwanda rugiye kubaka ikiyaga muri Kigali saraba ibintu hari u Rwanda rufite indege zitagira pilote z'amadrone zitwara abagenzi byafunguriwe mu Rwanda muri Afurika bwa mbere u Rwanda rwaberetse ikindi rufite tujye mu mutekano ya defense system rurazifite rwarazikoresheje hano twarazibonye uburyo zarenze igihugu turebe Mozambique bagiye gukora ntuza base military base uzatera u Rwanda uvuye hari baturuke Mozambique baguhona we abantu bahari batangiye kugira ubwoba hari ibintu ukindi rega Kinshasa nta cyakora u Rwanda ubundi nkubwiza ukuri u Rwanda rufite abasirikare ushatse cyane rikaba ryaka mu gihe nkomeje kuvuga sibyo u Rwanda rufite abasirikare muri Central Africa rufite muri Mozambique so mubango Kongo kubango yaza gushambura u Rwanda byagoye cyane rwose hari ibintu bidashoboka ubona ko bitakanga u Rwanda uzarushambura rugushambura uturutse ahandi ushaka guhagurutsa indege ivuye muri military base yarwo iri muri Mozambique cyangwa iri muri Central Africa yego ese ntiwigeze kubyumvaho ko bimwe mu bintu Kongo yatinye harimo kuba u Rwanda rufite imirima muri Congo Brazzaville u Rwanda rwari rwahawe bituma habamo umubano utari umeze neza hagati ya Kongo ebyiri ibyo bintu urabizi hakaza Central Africa kuko hose hakikije Kongo bakavuga bati bano bantu bari kudukikiza ntabwo tuzabakira none ndi hafi bagiye mu kazi so icyo nshaka kwereka u Rwanda ni igihugu gitandukanye nabo mu miyoborere na vision y'igihugu cy'u Rwanda itandukanye n'icyo dufite vision nziza cyane dufite abayobozi bareba kure bo bakora ibintu mu nyungu z'igihugu z'abaturage u Rwanda rurakora bucece sinabucece biranagaragara iva nyine gukora bikagaragara ko rwiturije ibyo babona ni bike ariko bitagaragara ari byinshi kuko u Rwanda benshi bamujwe na RDF ubwo yafataga ibisasu ikindi nko muri South Africa muri bihugu bya Afrika y'Amajyepfo bamenye RDF ari uko igiye kanigagura ibyihebe ubu isigaye igwana nayo yonyine abandi bavuyemo baragiye Sadek yari yashimyeho byanze yagiye muri Sudani ibyo barabizi so hari ibintu byinshi ushobora kuvuga ku Rwanda rero kuvuga ngo uzavuga u Rwanda nge mbona ni ibintu byo kuruvuga ni kurwamamaza kuko buriya mu bintu byiza n'ibibi hari igihe umuntu akuvuga ariko ari no kukwamamaza so rero ubona ko kuba yavuze ku Rwanda ntacyo mbibona ko biruhungabanyaho rurakomeza akazi karwo umukuru w'igihugu ari mu ngendo bari muri Misiri avuye muri Azerbaijan kandi hose ni ibikorwa by'amasezerano basinya ni imikoranire myiza hanyuma tugarutse kuri Ventura ijambo Tshisekedi yavuze azarikubitirwa uzayibona ejo uzambwira so mugani ko bari mu masezerano y'impande zombi yaba kuri amasezerano y'u Rwanda ntabwo yagakwiye kuvuga n'abo u Rwanda nanone yaba ku ruhande rw'amasezerano ya Doha ntiyagakwiye bamubuje kuvuga izo mvugo mu masezerano birimo yego muri ya accord principe birimo no mu byo basinye muri ntubuze birimo so rero
icyambere Tshisekedi ibyo yavuze azabiryoga uzabibona uzambwira azongera kumuha umwanya wo kuganira nawe bamaze gufata ibice byinshi amaze iminsi arimo barasa M23 muri za Masisi mu bice byegere Warikare za bice bya Uvira Afizi barabitse banavuze ko atazongera kubona amarira y'abaturage babo barira rero ni igihe kirageze ngo turebe koko ubukaka n'ubushongore bwabo so mu minsi mike urabona iyo yavuze ngo ibyibe ntabivugiye mu ntu bazabimukorera yego so urumva ibyo byose Tshisekedi agomba kubivuga ikindi agomba gushimisha abakomani bakumva ko perezida wabo yavuze ibyo bashaka kuko niko babareze niko bazamuye yego twigire Burundi abari naho dusoreza Rabine byifashe gute Rabine biravuga ko ashobora kuba yarishwe nibivugwa ariko biravuga ko ashobora kuba yarishwe ndetse no gufatwa ko biravugwa ivamo inkuru buriya bivugwa munyarwanda bavuga nta kabura imvano kandi ngo nta nduri ivugira ubusima naguca imigani kubera ko ibintu byinshi bivugwa bishobora kuvuga tukabifata nk'ibintu biri aho ngaho ariko mu by'ukuri bifite icyo biba bivuze so biravuga ko rero iperereza ry'ubundi rihakana ko Rabine atafatiwe ahubwo rikavuga ko ngo yishwe n'u Rwanda aha rero icyo gihe ushobora kwita nibaza iperereza ry'ubundi ryabibwe n'iki ko Rabine yishwe n'u Rwanda ushobora gutekereza kuki ryabishyize ku Rwanda ubwo se ni kabayeho ubwo kugira bashake kureba aho babisunikiraho nyine ushobora kusanga baramwishe kubera ako kantu urebye kurushaho gusanga hari ikintu kirimo yego ushobora gusanga baramwishe kandi badede ntibakina byo nibisanzwe birero bikavugwa n'umurundi ni Nahazwe Pacifique byanditse avuga ko Rabine rwose ashobora kuba yagize gute yarishwe kavuga ko mu kiganiro cyateguwe na Fodeko ku cyumweru tariki umuyobozi w'iperereza ry'u Burundi ngo Medali Muhiza yafashe ijambo maze mu kibazo ngo cya nyuma akoreshamo amagambo atangaje aho yasa nk'uca amarenga ko Rabine yaba yaramaze kwicwa uyu ngo yahakanye ko Rabine yigeze agera mu Burundi ashimangira ko ifoto yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafatanywe muri kasho y'iperereza ry'u Burundi muri Cibitoke ngo ari impimbano yavuze Fodeko ikavuga ko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze inshuro 3 zose ko Rabine ahubwo yishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ko ngo ryamuhaye akazi akamunanira uriko byumva yego so Rabine rero birashoboka ko ashobora kuba yarishwe twibutsa abantu ko yari umuntu wacu yari umuntu wacu yari umusesenguzi kuri Bwiza TV yari umunyamakuru wacu yabaye umunyamakuru hano ikindi kandi yakoze ubusesenguzi hano mu Rwanda ku bitangazamakuru byinshi ubundi yaje mu Rwanda azanywe na Bwiza nibwo yamuzanye mbese yaje akorera Bwiza nubwo yakoreye n'abandi surumva turamuzi rero ni nayo mpamvu tumuvugaho nta gitangaza kintu ntekereza ko na breaking ya mbere nitwe twayikomoreho nta nubwo yari breaking ahubwo yari inkuru y'umubabaro kuri twebwe oya yari inkuru y'umubabaro ariko nitwe twavuze kuri iyo case bwa mbere yego so icyo mvuga cya mbere Rabine mu by'ukuri ashobora kuba yarishwe ariko byababaje cyane ntawatekereza ko iki gihe cyazagera Rabine atari kumwe natwe cyangwa ari mu maboko y'abadede cyangwa se yarapfuye icyo ni cyo umuntu wese atatekerezaga ariko bibaho igihe cy'umuntu iyo kigeze nyine bibaho ibyo ngibyo so birashoboka rero biravuga ko abarundi barabishyira ku Rwanda ariko mu by'ukuri abandi bakavuga ngo twebwe tukora tuzi ko yagiye mu Burundi so ntabwo rero twibaza ukuntu yaba yarageze mu Burundi akagaruka mu Rwanda so ibyo nibyo bivugwa rero njye numva Rabine tutari mu mutindo we cyane ariko mu by'ukuri niyo nkuru wasanga kuri bwiza.com iriyo ukaba wayisoma ukamenya byimazeyo ku bya Rabine ariko bivugwa ko yaba yarishwe n'iperereza ry'u Burundi ryaba ryaramwishe kandi uwo wamujyanye we arakidegembye ari hanze biravuga ko ashobora kuba we yaramaze no kuba hanze kujya hanze yitwa Alex Hajayandi niba ari Hajayandi
so urumva rero nuko bimeze Iva. Yego ni ibivuga ubwo tuba tubikomojeho andi makuru uko agenda aza turagenda tuyagarukaho. Hari andi makuru ubwo twadusigaje nuba twasoreza hano tukarekera aho ngaho tukazabigarukaho ku munsi w'ejo tubwira abantu ko rwose bakora subscribe abatarabikora bagakora like kandi bagakora share. Ikindi tukanababwira ngo gutera inkunga Bwiza TV ni ukugira gute, ni ukuba uba witeganyije kuko uzabona amakuru atarimo ibihuha, yego amakuru y'ukuri kandi ukabonera igihe. Ikindi urabukoze umurimo mwiza w'Imana, ukoze umurimo w'Imana gufasha Bwiza, ukoze umurimo w'Imana utuma umuntu abasha gukora. Ubu turi gushaka kujya gukorera muri Sud Kivu, ubigizemo uruhare twabasha kujya mu bice by'epfiriya nko muri iki cyumweru cyangwa se mu mpera zacyo, tukaba twagenda tukajya gushaka amakuru. So ndabashimiye cyane uburyo rero watuvugishamo, uburyo wateramo inkunga, uburyo watwandikiramo. Watwandikira kuri telefone 0788 55 40 10 0788 55 40 10 niyo telefone wagira gute waduhaho inkunga cyangwa se ukaduha amakuru ukanatwandikira. Rero banabashimira Iva yakoze cyane. Wakoze nawe ubwo reka dushimire abadukurikiye. Indi gahunda ni ku munsi w'ejo murakoze.